Ikaze mwese bene data hano kuri Pure Gold TV, kandi mwese ndashaka kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi nukuri nongera kubashimira kubwo gufatanya natwe iki cyumweru cy'amasengesho. Imana ibaha umugisha, kuko gusenga no gukigura urugi, gusenga no gukominika nk'uko ejo twabivuze, no gukominika n'Imana, no kwegerana n'Imana nikishaka ata nta nyungu tugamije, ahubwo ari ukugira ngo tugirane ubumwe ndetse turusheho no gusabana na data ari we mubyeyi. Nikishaka n'ubushake bw'Imana hano kuri Pure Gold TV, nongeye kwakira umuntu wese uhaje ari ubwa mbere. Nkunda kwakira abashyitsi. Imana imugirire neza kandi imvura igwa risubira, niko nkunda kuvuga. Azagaruke uwe mushyitsi, uzagaruke dukomeze dufatanye, kuko hano kuri Pure Gold TV tuhasanga ijambo riduhumuriza, ijambo rikubaka. Uzajya uhasanga ijambo ryiza cyane rituma urushaho gukunda Imana ndetse no kungukira muri yo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ni uwo munsi wa 4 dukomeje wo gusenga, dusengera cyane cyane abatarakizwa, kuko niwo muhamagara Imana yaduhaye hano kuri Pure Gold TV. Nawe rero reka dufatanye, ni inshingano ikomeye, ariko ni inshingano umwami Yesu adufashamo, kuko avuga ati mugende muvuge ubutumwa bwiza, mubwirize abantu bose mu mahanga, mubabwire ubutumwa bwiza bw'agakiza, kandi nzabana namwe. Yesu Kristo ari kumwe natwe, reka tubuvuge dukoresheje uburyo bwose. Nudashobora kugenda, kuko nkunda kubyibutsa, koresha telefone, koresha WhatsApp, nk'uku koresha YouTube. Nukuri Imana irakugirira neza, kandi Imana iragufasha. Ni umurimo mwiza cyane, kuko Yesu yavuze ati muvuge ubutumwa bwiza, mubwiriza buri muntu wese agakiza, nzabana namwe. Ni inkuru nziza, inkuru y'agakiza, ni inkuru yo kubohora abantu baboshywe n'umwanzi, kandi umwuka wera niwe uduha imbaraga. Reka dukomeze uyu munsi w'amasengesho, uyu munsi wa 4. Ni ukuri tureba ijambo tugiye gusengeramo, ijambo dusanga muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 33. Reka tubanze twinginge, dusabe n'ubundi umwuka wera ze aba ari we utwigisha kandi adusobanura iri jambo ni gute twarisengeramo. Se uraryumva ute? Ntugire ubwoba, ntutinye, kuko umwuka wera arahari, niwe ugiye kwivugira. Jyewe Jose ndaba mikoro, maze umwuka yivugire. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye ko waduhaye umwuka wawe, wenze ku mwuka wawe noneho udusukaho, kugira ngo tubone imbaraga zo kukuvugira dushize amanga, kandi n'izindi mpano zose zituruka ku mwuka wera ni zacu. Turasabye rero ngo umwuka wari we udufasha, utwigisha, dusobanura iri jambo tugiye gufatanya hano kuri Pure Gold TV. Byose bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Nene data, reka turebere hamwe iri jambo, ntujye kure. Turafatanya mu kanya gatoya, dutangirane kandi dusozanye, nzi neza kufashwa. Reka turisome. Matayo ibice 6 umurongo wa 33. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose musengera muzabyongererwa. Uru ni urufunguzo muri Bibiliya yose, ni urufunguzo rw'ibisubizo byacu, ni urufunguzo rw'ukuntu tugomba gusenga. Ngo nta kindi, ahangaha haratubwira ngo nta kindi tugomba kongera. Ibyo dukora ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ni amagambo abiri gusa, gushaka ubwami bw'Imana, ubundi tugashaka gukiranuka kw'Imana. Wavuga ute se ibyo bintu nabigeraho nte? Ese ubwo bwami nabushaka gute? Ese gukiranuka ko birashoboka? Imana ni umubyeyi, kandi Imana yatwohereje umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze akutubera umwami. Ni ukuri ubwo bwami burahari, kandi kubushaka no gukiranuka ni ukwihana icyaha kikavaho, tugahoza amaso yacu ku biri mu ijuru, tugahora dushima, dusenga, dusoma ijambo ry'Imana. Uko niko gushaka ubwami bwayo, kwishakira ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka, cyane cyane kwegera Yesu, kuko gukiranuka niho tubonera mu izina rye. Niwe uzadushoboza, niwe uzatubashisha, kuko niwe wapfiriye ibyaha byacu.
Imana ikomeze kugirire neza uyu munsi wa none. Tugiye gukomeza dusengera umuntu utaramenya agakiza ngo amenye ubwo bwami, amenye iyo Mana, amenye uwo mukiza. Imana ikomeze ikugirire neza. Tuzakomezanya ejo. Mbere y'uko dusoza, nagira ngo dufatanye kumva iyi ndirimbo mu rurimi rw'icyongereza, nayo ivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana kuko ibindi byose muzabyongererwa. Bene data, nta kintu kiza nko gukunda Imana. Reka twibere mu ijambo, twibere mu gusenga, twibere mu kuririmba, biranezeza cyane. Ibindi byose Imana irabizi, izakwitaho, izagufasha kuko iragukunda kandi niso, kuko twayibonye ejo hatambutse. Ni umubyeyi mwiza, azi ibyo ukeneye kuko akwitaho, aragukunda cyane. Yarabyivugiye ati mwana wanjye, ko so na nyoko bakubyaye mu buryo bw'umubiri bagukunda kwifuriza ibyiza, yewe ni gute uzansaba umugati nkaguha ibuye? Ni gute uzansaba ifi nkaguha inzoka? Ngenda gukunda rero kurusha abo babyeyi bawe naguhaye. Rero nkunda, nyitaho, soma ijambo ryanjye, unsenge, unsingize, undamye, ibindi byose ndabizi. Ibindi Imana irabizi. Wikwiganyira, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Wikwiganyira ukiheba, niko Yesu avuga. Mwikwiganyira, mwikwibaza byinshi, ahubwo nimunshake, mushake ubwami bwanjye, ibindi byose muzabyongererwa. Mbasezeyeho, mukomeze mugire ibihe byiza. Tuzakomeza umunsi w'ejo. Nukuri ntugacikwe n'iki kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi kuri amasengesho y'iminsi 7. Ndakumenyesha ko wari uri kumwe na Jose. Umunsi mwiza. Ndabakunda mwese ndabakunda kandi ndabasengera. Nziko nanjye munsengera. Be blessed.